nyine ko navuga n'ubundi nibisanzwe navuga ngo twaca bugufi mwami Imana yacu turagushimiye kugeza aya masaha tukuri imbere urabona hari abagiye batambuka inzira nyinshi zitandukanye kandi bagiye bahura n'ibyago bigiye bitandukanye ariko ngiye uyu munsi wandinze kuba nageze kwibura ibyo nibeshye naryo ndabona wararikuyeho byagenze biti narikuyeho numvishe mbishaka kuko natangiye no kugura imyenda gihungu ubu ngubu natangiye kugenda gake gake uko ubushobozi buje niko nguramo ubushobozi maze kubonamo inyungu nyinshi si kuvuga yuko izina zina rwose numva tutazongera kuzirikoresha kuko numva ari byo bintu binyubaka cyane ntabwo nshaka ko tuzongera kurikoresha cyane ni byiza ko kuba muri Yesu ni umunyenga pe niba batabizi ndizera ariko nabo bazagira bakabimenya so rero navuga yuko muri abo ngabo Gasaro TV abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muherereye impande n'impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe naho utarayikora uyu niwe mwamwiza ngo uyikore ubone ibiganiro byiza Gasaro TV tukugezaho mwese muri ibitekerezo byanyu byiza muri comment murabingenzi kuri twe mbabwira ngo aho muherereye hose mujye mwiha amashyi kuko muri abantu b'umumaro kuri twe kandi Imana ijyora ibaha umugisha. Uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa mumenyereye ngira ngo rwose benshi mumaze iminsi mumunyishyuza muri comment ngenda nsoma ndetse n'ibitekerezo byinshi mugenda mu mpa bitandukanye mbashimira cyane mwebwe mudutera inkunga ya buri munsi. Reka mubwire ngo mbahaye ikaze nubwo murabasangwa. Murakoze cyane. Yes, watangira twibwira wenda ari umuntu wakomenye nijoro wenda utazi izina ryawe. Okay, murakoze nitwa Hugue Nyirinkwaya cyangwa Hugue umuhire niko navuga uko abenshi bazi kuri Hugue umuhire no banzi cyane. Hanyuma wenda ubushize twakoranye ikiganiro aho nabonye abantu benshi muri comment baranditse comment nyinshi zitandukanye ngire ngo nawe warazisomye. Yego narazisomye. Ngiziye comment nibura wishimiye kurenza izindi zose muri kira kiganiro twagiranye cy'ubushize cyuko wenda watangiye gukizwa. So ikintu navuga yuko ikintu cyamfashije cyane inama bari kungira ni nziza cyane ndabona ari byiza cyane maze kuba checking ndeba commentaire yabo yaranyubatse cyane bamwe baranshyigikiye bandi inyuma kandi ndabishimye cyane ari n'abamamagara tugafatanya amasengesho tugasenga cyane rwose kandi bakomerezaho. Hanyuma ubushize wenda twahuye ufite ikintu bita makeup wisize fond de terre bero mbese ibintu by'abakobwa ariko uyu munsi ndabona uri naturel nta kintu na kimwe wisize ni ukubera iki umunsi avuze ateka njye mu kiganiro nta makeup mfite. So kuba natangiye mbabwira ati ibintu ntabwo tubyihutisha cyane ibintu bigenda gake gake bigenda by slow ntabwo utawirukanka njya gufata ikintu ngo tugikishyira mbere ntabwo ubunyereye cyane ushaka kwinjira mu kagiza cyane ariko baraga kwinjira mu gakiza bigenda gake gake niko navuga. Yes, nta kibazo rero burya umuntu uri mu gakiza narabishimye cyane kandi narishimye wadutangiriza n'isengesho. Okay, murakoze ntago ndamenya neza gusenga cyane nyine nagerageza muri make ariko tujambo duke baze gufata mu mutwe nyine ko navuga n'ubundi nibisanzwe navuga ngo twaca bugufi mwami Imana yacu turagushima nagomba kugera amahoro kandi ndasaba Imana kandi yuko insubizayo neza nta kibazo nta mpungenge mpuye nayo cyangwa accident kandi icyo kintu cyose ndakirinze yaba ari umwanzi satani yaba ari imbere yanjye ndamutsinze mu izina rya Yesu. So ndasaba ikintu cya mbere Mana ikintu ngusaba mfasha mu ntambwe ndi gutera nagira ngo mfashe abamarayika bawe bangamire babe iruhande rwanjye ibumoso n'iburyo bangenda imbere n'abangenda inyuma umwanzi satani ukishaka gukomeza kungendaho cyane ndamutsinze mu izina rya Yesu. Kandi Mana sinshaka ibintu byinshi kuvuga byinshi kuko n'ubundi iyo umuntu atinze amagambo ntago kugitoteza amagambo ntago aba ari byiza. Mana ndagushima kandi kubanyirije aho naringeze kandi ndashimira nabo turi kumwe muri amasa tugiye gukorana ikiganiro nabo ndabasengeye tubisenze mu izina rya Yesu. Amena. Yo Hugue urakoze cyane ndumva waramenye no gusenga n'ukuri. Murakoze. Hanyuma Hugue wenda njyewe hari ikindi kintu ari nkumenyereyeho iherena ryo ku gutwi kwibura ibyo nibeshye
naryo ndabona wararikuyeho byagenze biti narikuyeho numvishe mbishaka kubera ko n'ubundi umuntu agiye atangira gahoro gahoro numvaga rero ntashaka kuzongera kuryambara nubwo hajemo umwenge ariko nyine nta kundi babigenza akundi nyine nzaryihorera ndumva n'ijwi ryahindutse ndabona uri kwakitinga noneho nk'abahungu imyenda y'abahungu njyewe byanteye amatsiko cyane nk'abo bantu bakubona wenda bambaye twa twenda umunsi ndabona bambaye rwose ipantaro nziza wenda kameramani adufasha aze kuza kuyitwereka ya red inkweto za red ishati nziza ndetse wanajyanishije cyane n'ipantaro uyu munsi kubera icyo watekereje atirikana mbare gutya ndetse aho waciye bari bakumenyera muri twa twambaro wenda tw'abakobwa babifashe gute bakwakiriye gute cyane ko atangiye kwambara nk'abahungu so ni ibintu nangiye gutangira neza burya ntabwo wakwinjiramo ngo ufate ikintu tugikuraho ku mubiri so numvaga nshaka kwambara iyi myenda kuko numvaga ariyo irimo kunzamo cyane kuko natangiye no kugura imyenda gihungu ubu ngubu natangiye kugenda gake gake uko ubushobozi buje niko nguramo ubushobozi niko navuga hanyuma rero ukiyambara ugiye wahuye n'abantu bangaye byatunguye nimba atari ibanga murakoze navuga ko abantu babibonye ni abantu muri quartier n'abasanzwe bambana mu muhanda kuko bamaze iminsi mbona bafite shusho ukuntu bari kubona nambaye n'iki no guhindura demarche hari umushuti wanjye duturanye n'umutipe w'umushuti wanjye muri quartier niba uri kumfasha kuvuga ngo byo gutambuka gihungu niko navuga bamwe byarabatangaje ukuntu nahinduye imyenda cyane hanyuma kugeza iyi saha wenda hari inyungu umaze kubona mu kuba waravuze ati njyewe reka nemere mbe umwana w'Imana mve mu byo nari ndimo ndeke kuba umutinganyi ni nk'izihe nyungu umaze kuboneramo so umaze kubonamo inyungu nyinshi si kuvuga yuko izina rwose ndumva tutazongera kuzirikoresha kuko numva ari byo bintu binyubaka cyane ntabwo nshaka ko tuzongera kurikoresha cyane kuko wabaye undi mushyashya nabaye mushyashya hanyuma wenda hari bagenzi bawe mwari muri kumwe wenda reka nikoreshereze ahahise nabo babashije kwakira agakiza bari mu murongo ntago akanya bahita bakakira ariko nabo nyawe mu murongo mwiza waragiye uburabegero bagira inama byagenze biti navuga yuko nabo babonye urugendo ndiho bararwishimira cyane kandi nabo simbabwiye ngo bihute babivemo buri muntu wese agira ukuntu atekereza nuko abyuka mu gitondo abyutse buriya mu gitondo niyo umuntu atekereza gahunda ari bukore mu gitondo so rero ndumva ibintu byo kubyinjiramo cyane kuri bagenzi banjye ndumva twabigabanya ukabaza ibyanjye ku giti cyanjye iby'abandi byo tubireke hanyuma wenda kugeza iyi saha uri gukina muri filime ndashaka kumbwire gato ya filime wayinjiyemo gute byagenze biti cyane ko wenda nzi ko mu kuba hari intambwe runaka wavuyeho ukajya ku yindi ari byo byatumye aba bariya bifuza ko wakina muri filime yabo so navuga yuko impamvu bamamagaye kubera ko deni ntabwo bari babizi ko nakijijwe ariko ibyo bansabye narabibakoreye ndavuga ati kugira ngo se bigaragare nabi barantumye aribo bavuze ati reka nze tumufate tumukinishe so dore narimo ndikinamo ndizera ko sinzi niba bazayigarura ntabwo mbizi ko biterwa na acteur wanditse filime niwe ubizi niwe uzi ukuntu azabigenza so nari ndi gukinamo ndi sostene tantine sostene ariko njye nababwiye ko ngomba kwita tantine soso niyo nakinnyemo ni muri filime bita inshinzi niyo nakinnyemo kandi sinzi nimba nzakomeza gukina kuri iyo role ko nibyo bazatera kuko wenda reka mvuge ngo ni filime ntabwo ari ibintu bisanzwe hanyuma wenda kugeza iyi saha umuntu bita Hugue wenda dore ukanambwira uti hari igihe njya numva ka uderi ka vino nkumva bishatse kugaruka nyuma yaho ndashaka kumbwira urugendo gato byaranze cyangwa se waje gusomaho gakeya kakandi kubwinda yacu ngo yatunaniye niko biri igivuga murakoze kubera ko deni biriya kamvinye buriya rero karatuganza cyane sinzi impamvu kubera nini yanda nini yatunaniye burya ngo nini yishukuza niko navuga buriya kinyarwanda sinda kukimenya cyane ariko turanagiye ntago ari cyane ntago nyinjiramo bya cyane cyane gusa nyine ayigiye yanda nini nyine
kubita ku karahuri gake ugasoma kugira ngo sinzira ariko burya tuvuga ati ndabizi n'ubundi ni umushukanyi uri kubinshuka ariko nagiye mbitse inshuro nyinshi. Hanyuma wenda hari inshuti zahahise zitari nziza kuri we nk'uko ubushize wambwiye uti hari inshuti nziza izamvaho kugeza iyi saha ntihari inshuti wenda zimwe wagiye utakaza uyu munsi utagifite wenda kuko wavuze ati reka mve muri ibi ngende ntangire inzira nshyashya y'ubuzima? Navuga yuko ntago narabinjiyemo barandetse uko bari kuvuga ati basanga buri ari ugushukana ari abantu bamugiye mu matwi cyane. Rero ntago abenshi hagiye bake ariko abandi baracyahari nyine baraho ngaho baraho nyine ariko nyine babamwata ntago ikimana ntago twapangira umuntu ari Imana yamupangiye uko agomba kubyuka ameze. Rero ndizera yuko niba byiza nabo bazahinduka. Hanyuma se kugeza iyi saha nk'iyo uvugishije wa muntu umwana inshuti akubwira ko mwapfuye iki, ko wagarukiye Imana cyangwa se uba wumva wenda rimwe na rimwe ashaka gusubira muri za nzira zaho wahoze? Navuga yuko aho ngaho deni iyo mbahamagaye kuri telefone arambwira ati wagiye mu bintu by'Imana wowe reka ntabwo tugipa ngo nukuza dusaba amafanta noneho ngo uraza ukatwicaramo batumagura amatabi yabo nkamwigiza nkahita mpaguruka nyine kabana nyine biranje arambwira ngo ni kuri kubyinjiramo ari uryo bizagera noneho byinjiremo neza nk'abantu babizi bo barabimbwe dukunda kuvugana cyane. Wenda kugeza iyi saha yige hari ntago ndi kubaze ati bande hari abantu runaka kugeza iyi saha wenda yige yamaze kuba yahindura cyangwa se yabagira inama ati izi nzira murimo ntago ari zo ati wenda kuba muri Yesu cyane ko ushize ambwa ati n'umunyenga? Ego ni byiza ko kuba muri Yesu ni umunyenga pe batabizi ndizera ariko nabo bazagira bakabimenya. Rero navuga yuko muri abo ngabo bandi sinzi imitima yabo ntago nabinjira mu mitima yabo kuko ntago ndi Imana bari niho nabimenyera ariko deni navuga yuko baraho nyine bamwe mu kugenda bacumbagira mbibona. Ariko urabona ko wenda ibyo wakoze inshingano zawe nk'uko wabigombaga hari icyo wakoze? Navuga ko nagikoze. Wenda kugeza iyi saha yige hari aho ubona uri kwerekeza wowe nkayige ubona icyerekezo cyawe cyaho wavuye n'uyu munsi aho ugeze ni hehe wishimira cyane ko buri uyu munsi? Navuga yuko ahantu ndi naho nicaye ubu harandyoheye ndumva ameze neza nta kibazo nta stress na bya bintu byo guhamagara kuri telefone bakunda kumpamagara cyane basigaye sinzi nimba bababwiye barabigabanyije. Usanga ari nko kumbwira bonjour mu gitondo saa sita nimba ngiye kujya kambwira petit nimba ugiye kuryama good night. Arindi bikubwira nk'abatupe b'inshuti zanjye bamwe na bamwe ariko nyine nabo abacumbagira ari giye bwira nta n'umwumvugishije bari aho ngaho. Ubu bintu by'ibifanta buba bihiriza fanta kubi byo kubi ntabwo nzi kugira uburyo bungana kuri. Hanyuma wenda hari umwe wambwiye ati mutantine wanjye yarishimye cyane kuba wenda narabashije kuba ndi kugenda buke buke nkizwa, wenda bamwe muri bo babyakiriye gute? Navuga yuko mu batantine babyakiriye neza cyane kuko buriya iyo yumvishije ko atenda intambwe bavuye mu bindi bintu wagiye mu bindi barabyishimira cyane. Kubera yuko deni bumvishije ko nakijijwe baravuga ati cyangwa ni bya bindi byayige bababwira ati nibyo ibyo yavuze ni ukuri nibyo ariko ntago turamenya nimba ari byo neza kuko twigana mu rugo kirwebere mu cyumba nitwa tuzikemera gukora mu cyumba icyo usanga bayiryamiye stress telefone akayifunga ari aho ngaho mu rugo. Wenda nkomarije ku cyumweru twaravuganye urambwira dufitanye gahunda y'ikiganiro urambwira uti nari nagiye gusenga niba atari bangwa wagiye gusenga? Navuga ko nari nagiye gusenga kwa Apotre niho narindi ko niho nkunda cyane baba numva ari ahantu hanshimishije kuko buriya n'ahantu navuga yuko hari ikintu hari umuhamagaro kuko hari intingiro nyinshi banumvishije ariho hantu hanshimishije niyo mpamvu nakubwiye ati ntago mpari nagiye mu materaniro ubwo twazakora undi munsi muri kino cyumweru
none naguhaye umunsi wo kwa kabiri. Hanyuma kugeza iyi saha rero hari abantu benshi cyane ko wambwiye ati ngewe ati abantu bari kumba hafi umunsi ku wundi ari ababyeyi cyangwa se abantu bamwe bakuru inshuti zanjye, kugeza isa n'uwuhe muntu uvuga uti mu kuba ndi kugenda buke buke nkizwa hari umuntu ubiri inyuma runaka wenda umba hafi umunsi ku wundi kandi se umfasha mu buryo wenda reka mvuge ngo bw'umwuka? So navuga yuko n'umumama ntago yambwiye izina rye ndaryibagirwa niba kuryandika, niwe muntu mba hafi cyane. Akunda kumpamagara kenshi ku mugoroba tukaganira umwanya munini wo kuri telefone, akambwira ati amayinite genda yafite nta kibazo tuganire, then tugasengera kuri telefone nkumva ndafashijwe. Akambwira se ufite Bibiliya hafi? nkamwe ndayifite. Okay, ngiye kubwira umurongo usome umbwire. Afata Bible nkarambura akambwira nk'ahantu nsoma, yaba mu Baheburayo cyangwa mu Bakorino cyangwa muri Zaburi cyangwa mu Batesalonike, ahantu nk'aho muri Bible. Akambwira ati soma uyu murongo n'uyu umbwire. Tugasoma umva uramfashije. Akambwira ati hari ikintu ukuyemo, tukaganira nk'umwanya muri nk'isaha n'igice turi kuganira. Umva biramfashije kandi nkaryama numva umutima wanjye nta kintu kirimo cyambuza kudasinzira, nkumva no mu bwonko nta kibazo, nkaryama nkasinzira nkumva ndishimye kandi nkabyuka ku isaha nk'uko isa nabyukiragaho. Umva biranshimishije. Navuga yuko ndamwibutse, bamwita mama Aline, no dukunda kuvugana cyane. Ni umushuti wanjye, amaze kuba umushuti wanjye kuva yarumvishije yuko ibintu bya biriya boro nabihagaritse, yarabyishimye aranyumva ati ngomba kuza kuba hafi kugeza igihe uzakira umwami n'umukiza. Amina, nukuri yarakoze cyane. Hanyuma iyi saha wenda ari gukurikira kino kiganiro, nanjye mushimira burya umuntu ufata isaha yose akavuga ati reka ngure amayinite kugira ngo uyu mwana wenda ntaducike, aze mu ntama wenda z'Imana, reka mvuge gutyo nubwo nanjye ntazi Bibiliya cyane, akifuza ko waba hamwe nawe n'ukuri n'uwo gushimirwa. Gira ubutumwa umugenera, ndabizi kaza ku iki kiganiro cyane ko burya wambwiye ko yabaga Igikondo ariko yakumenye hehe ku Gasaro. Yego. Ikintu namubwira, intambwe yateye nayikomeze, kandi ahari gukura Imana imukubere kabiri kugira ngo amvugishe. Burya gufata umwanya ukamara isaha kuri telefone, umwanya munini cyane n'amayinite bari kugenda, ari gihe ashobora gusanga afite kuri ashaka kuyakoresha business cyangwa ikindi kintu kimwinjiriza, so agafata umwanya akaganira nanjye. Ndamushimira kandi intambwe yateye narayikunze cyane. Hanyuma wenda yiga kugeza isaha hari ikintu wicuza hahise hawe? Ni nk'icyo kintu ujya wicara ukavuga uti iki kintu ndakicuza yaba kitarabayeho? So navuga yuko kwicuza byo ntibyabura, ni byinshi cyane umuntu yakwicuza, kuko ibyinshi yagiye bivuga mbere, niko ibyinshi naranabivuze ko sinajya sinakurirwa mbisubiramo bindi byinshi nagiye mbivuga. So ndumva ntakurirwa mbivuga ko byinshi ndabizi narabivuze, ndumva nta kimwe nigeze nibagirwa. Wenda se hari ijambo wigize kumbwira rimwe ati nababajwe nuko ikiganiro kenshi dukoranye mba nyibuka n'umutumirwa wanjye ati nuko wenda ababyeyi banjye bapfuye ntasabye imbabazi. Ntabwo wenda ujya uvuga ati yaba bari bakiriho babone ko ndi mu gakiza byibuze natangiye kugenda mpinduka? Nabyo byaba ari byiza cyane, bimfashije cyane, kubera ko nabyo ibyo bintu nabyo navuga yuko kugeza isaha baramutse bahari nabereka yuko nahindutse, ntakiri wa wundi bazi wa kera. Niko navuga, bari iruhande nababwira ati rwose urugamba ntangiye ni rurerure, ariko ndabizi muri ababyeyi banyu mwazafata epfo ndafate ruguru. Yego. Hanyuma hari umuntu wanditse komenti ati uzambabarire umbarize ige ikintu kimwe cyangwa se bibiri cyatumye afata umwanzuro kuvuga ngo ndakijijwe. Uyu muntu wamusubiza iki? Ikintu namusubiza, burya ni urugamba umuntu abatangiye rurerure, kandi yumve yuko ntazacika intege, ndi ruhande rwe cyangwa se ruhande rwanjye, dufatanye ukuboko. Intambwe yateye nanjye ndashaka kuyitera nk'umuntu ukuze mu myaka yanjye, ndabizi ndakuzemo ntabwo ari nyinshi cyane, ariko intambara natangiye ndabizi
nzagira nyinesha niko navuga. Hanyuma arashaka impamvu wenda yatumye ngo uvuga uti njye mfashe umwanzuro nk'ayige yo gukizwa. So impamvu nafashe umwanzuro, navuga umwanzuro nafashe nawufashijwe n'umushiti wanjye bitariza uko bwa mbere twize guhangana ruhande rwa kamera turahangana, ariko ku bwanjye nafashe decision ndavuga ati kugira ngo ibintu byanuze byinjiremo bambone mu yindi sura, reka mpindure isura babone ko nahindutse. Kandi nabonye deni badarakundamo cyane ibintu nkabiriya, navuga ko batabikunda cyane inde abantu bahariya nyine muri family ko navuga. Yo mbese wahindutse kugira ngo ureke kubabaza umuryango wawe, sinzi niba ntibi. So nangara kuvuga ko ari kuba narahindutse kubera famille niki cyane, ariko nyine nabonye ari isura mbi, nabangaragaza isura mbi mu muryango kandi mbona batanabikunze cyane. Hanyuma se mbabarire nkubaze iki kibazo, wenda kenshi tuganira nk'isanzuyeho, hari igihe wenda ujya wicara muri iyi minsi kumva agatima karanze cyangwa se byaraheze burundu? Nko kubihe? Wavuze ko ntago tuzongera gukoresha ya mvugo ibyahise hariyaho ntago nzongera guhindukira, biteye umugongo kandi abantu batabyumva nabi. Nimba bivuze ku giti cyanjye ntago bivuze ko bivuze abantu bose, niba birimo babigumane cyangwa se bazahinduke nabo babishaka. Ntago ngiye mvuze yuko ngiye kuba nababera igitambo cyangwa se mvuge iki. Ngiye nabifashe ku mwanzuro wanjye, ntago nafashe umwanzuro wabo, nabifashe ku mwanzuro wanjye, ntago ari umwanzuro wabo kandi batabyumva na nabi kandi. Hanyuma wenda buriya ubutaha tuzaganira yige mu gihe kiri imbere tubona girlfriend ku ruhande rwawe. Ndizera ko bizaba biriho, ni urugamba narwo kubikora nabyo, ni urugamba nabyo urabyumva, ni ukubishakira umwanya no kubyitonderamo cyane. Impamvu mbivuze, hari umukobwa kuri komenti witwa Ange ukunda kwandika komenti igira gutya, sinzi niba muziranye, ati yo yige nukuri ndagukunda cyane, ati muzambabarire mu ntuzera yige rwose umugabo wanjye. Yitwa ngo ni Ange ndetse nahari ndamusuje, mbona ibiganiro byanjye twagiranye n'umuntu bita Yige abikurikira cyane. Aramutse yisaha wenda ari umukobwa akaza kuvuga ati Yige wenda namenye ko wakijijwe kandi wenda ndagukunda, wabyakira gute? Nakumva ko ari ibintu byiza cyane, kuko urumva urumva ashaka kumfasha kugira ngo bya bintu bivemo. Byanshimisha cyane kubera ko deni n'umukobwa arabyumva ko ari umukobwa. Hari undi mukobwa nawe ukunda kuganira cyane bita Linda, bakunda kumwita umuhoza Linda, n'umushiti wanjye cyane, turaganira kandi nawe ahari ndamusuhuje, turaganira umwanya munini kandi nanjye nawe ndamusuhuje cyane. Kuba afite iyo gahunda n'umutwaro, afite umutwaro uremereye, ndamwizeza ko bishobora gucamo sometime ku gihe kimwe kubw'imbaraga z'Imana, niko navuga. Tumusuza ari hose uwo muntu rwose, mbona ni umukunzi wa Gasaro by the way. Hanyuma wenda iyi saha uba wumva ari ukuntu umuntu ava hahise, ariko iyi saha akavuga ati wenda rwa rukundo rwo kuba nakunda umukobwa igitsina gore mba numva birimo biraza. Uba wumva hari ukuntu wenda usigaye wumva wakiyumvamo umukobwa cyangwa se byaranze? So navuga yuko birimo biraza gake gake, ntabwo ari ibintu byo kwihutira tubyinjiramo cyane ngo tubigwamo cyane. Ari hano ujya kumva ngo hajemo ikibazo kiremereye, basaba kubyitwaramo birakugoye, nk'umuntu w'umugabo ugasanga biragize ikibazo, ariko ugenda biza gahoro gahoro, ntabwo byirukandamo cyane. Ugenda biza gahoro gahoro, biraza nkumva ni sawa, kavuga ati buriya sometime ari igihe bizagera bikagera bikaba byiza, usanga birakunze. Yego. Hanyuma se babandi bakundaga umuntu bita Yigenda bakomeze bagerageza amahirwe, hari ubwo wenda bazagutsindira? Navuga ko bazansindira, bakomeze amahirwe yabo, burya ntago wamenya ngo uwo muzabana ntabwo uzazaturuka. Kandi n'ababane bari bazi Yige bakomeze, nimba ntago avuze yuko bamwanze, ntibamwanga ngo bamukunde, kuko ni ntambara agiye kurwana. Nimba bamukundaga Yige
usanzwe wa muri bamenyereye bakomeza bamukunda nimba ari ige mushyashya bamukunde nawe ko numwe nubwo agiye mu bintu bibiri ariko bimwe kaba biteye umugongo ibindi biri imbere ndizera yuko bizagiraho nabo bakanyumva ukoresheje ijambo ryiza cyane ati ni ige umwe ariko wavuye mu nzira mbi akajya mu nziza. Hanyuma uyu munsi nakubonanye igitabo ngewe byananunguye cyane uhaje uvuga ati nibagiwe Bible yanjye ariko ntibibagiwe indirimbo. Wenda ari indirimbo ujya ukunda cyangwa se muri iyi minsi wifuza kuvuga ati indirimbo nsigaye nyikunda ni nk'iyo ndirimbo yisaba uvuga ati urayikunda cyangwa se ni na nyinshi? Harimo indirimbo nyinshi cyane ariko hariyo nari navuze ngo ndaririmba nari nateguye muri jewe. Usigaye unategura? Nsigaye negura ko hari igihe njya mu ndirimbo. Indirimbo nari nateguye iri mu gitabo cy'agakiza. Gasaro TV.